ariko ndagira ngo nkubwire ko mu bintu byose uramutse ugiye gukora ukabwira Imana uti Mana ni wowe ndagije ngo ni wowe nsabye ngo ushinga ikirenge mbere yuko ngiye hashinga basi ngiye ngishinge aho gishinguye Mana ube hafi mu byo ngiye gukora ube wa mbere kandi umfashe iryo sengesho Imana iraryumva kuko urivuze uri kuye ku mutima kuruta wa wundi wagiye mu masinagogi agamije kubona amaturo n'ibya 10 kandi buri ibya 10 ntago cya 10 ari kijya mu itorero kuko icya 10 ubundi umuntu aramutse amenya ikintu cya 10 gisobanuye yabasha kumenya icya 10 cyari cyo abantu barabona ndi kubivuga mfite direde bavuge ngo buri uriya muntu bira bintu ngo yasaze niki direde ntabwo ari umutima wanjye sibyo edeni ni ku mutima tujye twibuka ko hari n'abantu bakora ibyaha bagafungwa cyangwa bakica abantu cyangwa bakaroga bafite n'uruhara ntabwo direde ari byo bintu bisobanuye none se uko ufite uruhara ntiwasambana iterambere rya filime nyarwanda riracyakemangwa ndetse riracyagererwa ku mashyi kubera iki kubera abantu bazikora baba bafitemo ibintu by'amashyari bafitemo ibintu by'amashaza utamenya mbega ni umuntu utakumva ko mugenzi we yatera imbere ni umuntu utabwira uti nshyirira community ngo abigukorere yewe niye abonye wasohoye video ukamuhamagara abakeka kugiye kumubwira ngo nshyira community icyo gihe ntabwo kwitaba ahubwo akwita abona nka video yawe wasohoye imaze umunsi kwa bati kuva bashyira community video ikimara minota mike reka mwiyore wasanga ari byo bintu agiye kumbwira kabone niyo byabatire byo ugiye kumubwira umushakira n'ikindi kintu ntabwo akwitaba ikindi kandi muri sinema nyarwanda harimo utuntu tumeze nk'akazu ukabona abantu barakorana ku ruhande rwabo uburyo we no kubinjiramo ubona ko nyine batana kwishimira bavuga ati uriya ntabwo twamwishimira ntabwo yakinyize okay urabona ba sinizere ko umeze neza dukurikirana mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Chekechowa isi y'akabiri n'abana ukina na Myanango ramwe Kigali News 500 dusabye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye twari gusenya inkuta zo gusenyuka twari gusubanganya ibyo twasenye twari gutanga isanamitima ku badukurikira mumeze mute abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi ingabo z'u Rwanda mwese ndabasuje Rwanda Defense Force polisi y'u Rwanda ndetse n'abandi bari mu mirimo igitandukanye ifitiye igihugu akamaro turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba ndi kumwe n'umustar mugenzi wanjye ndi kumwe na Cacana kimubona yakoze byinshi bigiye bitandukanye arazwi kera cyane ashoboka tuziranye 2017 mpaka muri 2023 turi kumwe gusa n'ubwa mbere ageze kuri Kigali News 25 ariko mu buzima busanzwe twajyaga tubonana amahoro y'Imana Cacana muraho neza urakomeye yewe ndakomeye isi yakandashima Imana turi karirenze ryane karengenda turagurika ariko burya barabizi niko narumbishimo gake irumva y'umuntu akiza kiri kwakura yakura gake kugira ngo bagire ngo ni umushyitsi witonda ubundi abereka imico ageze mu rugo neza yego umeze neza yewe ameze neza wambaye neza bitari byo hejuru cyane ko wambaye neza bigaragara oya nambaye nk'uri mu kazi ntago nambaye nk'uwaje gusenga ariko mana bureka tuvugisha kuri ariko n'abatubona turi mu mashwaje atandukanye ariko nabamenye ibyo dukora cyane rwose bazagize umuntu umenye ibyo ukora bakakuzi kuri umustar bakamenya ko bakamenya uburyo ki Imana yatugiriye impuhwe ikatujya n'ubuntu ikadushyira mu byo dukora bo batazi ahubwo iyo babona tuba turimo bakaba bazi ko ariko kazi ariko dufite n'akandi dufite akandi kazi ko kuvuga ubutumwa bwiza batagira ngo ni nakandi wenda ngo baketse ko dukora mu birombe twebwe dukorera Imana dutanga ubutumwa bwiza yewe turanahanura nyuma y'iminsi mike y'ibyo duhanuye bigasohoka we ntago umeze nk'aba bandi baza bakora amapuranga ngo barakijwe ariko cyacana tukatonga ikiganiro nje ntago nakijijwe gusa nje ndi mu nzira yo gukizwa Imana nimfasha nzakiza reka tutange ikiganiro man reka muvugeho Samantha uramuzi Samantha ndamuzi waho ndubango ngo iki kiganiro mana uki de bonne sanse bonne gare
ngo ikide bone sanse bone gare ubundi ngiye nayi ushaka kubaza ati sobanura iki zirandi birero ntabwo nawe abazizi nyine ngo iyo zije arazivuga ariko iyo zigiye ntabwo arazibagira cyangwa n'utuntu umuntu recording uko umuntu yavuga ngo good morning oya nese ko mvuze ngo cyangwa good afternoon oya ubuse ko bivuze ngo recording oya nyine wo ikintu bavuga nyine we barakaborotse zirango ni indimi z'umwuka naye narakaborotse nawe yarakaborotse we yaborotse byinshi kuko hari n'ibindi avuga byinshi cyane ngo serimindi yasi o shukuri ya baba ibintu nk'ibyo ngiye sima mu bivuze hari abantu bamukumbuye ariko muzamu ngewe mbahaye amakuru yuko muzongeye ko umuntu yarabyaye aratwite se kandi nta mugabo agira genda nabyo ngo nta muntu ukinamo witeka ngo mugwe amahoro ubundi baravuga ngo iyo wambarije Imana kwishyiga igusiga ivu uravuga ubutumwa bw'Imana wiyita umuhanuzi w'ibinyoma bazagutikurinda niba gutikurinda uzayibyara nta mugabo ufite isi kote urusengero wavuga gusengeramo tuzajya aho tukubure buri Imana ntabwo ibyayo bijya biti naho wari utuye himuki wahaguma se uragenda ukagira bakagira wenda ngo uri umugore w'umugabo wenda umugabo waba mu kazi ahandi hantu nuko wenda ubaho ariko ahantu wari usanga utuye urahimuka kugira ngo badakomeza kukota ibyo rero nibyo ubwo byarabaye kuri Samantha amakuru mfite 99% uko atwite agiye no kubyara noneho ikintu gisekeje nuko ngo atwite inda ariko akaba mu bantu bayimuteye ari batatu nta muntu numwe nibura afite 50% ko yabazi ko ari we se abihamye neza muri batatazi nta numwe ufite 50% ko wewe yaba muzi ariko ino ndayaburamo umwapotere runaka cyangwa umuntu uririmba mu torero rigeteruka cyangwa umuntu ukora muri YouTube channel cyangwa mu bantu dukurikira iriya nda ya Samantha umuntu utabura urukumva umuntu utabura ngengeye kumuvuga ngenda kuvuze nushaka nese n'ijya wubwe ngo usambane bivange n'umurimo w'Imana ni Mutabazi Ngoki nta twiye tubona bazuranye urawiyita apotere Mutabazi nta twiye tubona na hamwe Mutabazi urabeshya munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba Mutabazi niwe wateye inda Samantha kuko ngiye ubwanje uri kumva ngiye ubwanje wowe bivuze si ngiye ni ngiye wivuze kuko nge ndabizi yego ngiye ubwanje ngiye mbikubwira Samantha twiye tujya ahantu ko ahantu njya gusengera narashyiro zino direde narazishyiraho ni mu gisenga turagize Imana mu kiganiro mbaragize Imana mu kiganiro n'abadukwikiye mwese Imana turagire kandi turishe dutaha nibondo amen radusenge simbaragije Imana turagire turishe kandi dutaha zitandukanye Imana ntabwo ari burare reka nkwereke Imana ntabwo bisanga ujye mu masinagogi ujye mu nsengero ujye mu butayu ariko masinagogi ni iki se masinagogi ni abantu basenga bagasengera ahantu hameze nko mu butayu ariko basenga ngo bababone badasenga ngo Imana ibumva ahubwo basenga ngo babone aho niho mu masinagogi ako niko keza utambitse ni ukuvuga rero ntago gusenga bisanga ujye mu masinagogi gusenga hari abantu bonyine babona bafite direde bakava ngo burarura n'urupagani ngo runywa itabi niki ngo ariko ndagira ngo nkubwire aso n'umukristo niki twabonye babaramye ejo bundi barihaye abantu ngo ari abantu ngo usanga bitirira ngo itorero ngo ari abantu ngo usanga ngo ngara abakristo ngo badakijijwe ubundi gukizwa niki buriya reka rero ku bantu batazi kuri ibyo bintu by'amatorero ni ukuvuga urusengero itorero na aderesi urusengero ni imitima yacu urusengero na itorero na aderesi na aderesi urusengero ni hehe hano mu mitima yacu ni imibiri yacu ni ukuvuga imibiri cyangwa imitima yacu ni insengero z'Uwiteka none ari amadini twebwe tubiga ngo ADPR Katolike hariya na aderese dushobora kubarizwamo ariko ndagira ngo nkubwire ko mu bintu byose uramutse ugiye gukora ukabwira Imana uti Mana ni wowe ndagije ngo ni wowe nsabye ngo ushinga ikirenge mbere yuko ngihashinga basi ngiye aho gishinguye Mana ube hafi mu byo ngiye gukora ube wa mbere kandi umfashe iryo sengesho Imana iraryumva kuko uburivuze uri kuye ku mutima kuruta wa wundi wagiye mu masinagogi agamije kubona amaturo n'ibya 10 kandi buri ibya 10
ntabwo icyacumi ari kijya mu itorero kuko icyacumi ubundi umuntu aramutse amenya ikintu icyacumi gisobanuye yabasha kumenya icyacumi cyari cyo abantu barabona ndi kubivuga mfite direde bavuge ngo buri uriya muntu biriya bintu ngo yasaze niki direde ntabwo ari umutima wanjye sibyo idini ni ku mutima tujye twibuka ko hari n'abantu bakora ibyaha bagafungwa cyangwa bakica abantu cyangwa bakaroga bafite n'uruhara ntabwo direde ari byo bintu bisobanuye none se uko ufite uruhara ntiwasambana usambanye byakwanga se ariko ntabwo bikora ntabwo nyine ubijyamo ariko ntiwagura indaya ngo byange cyane ngo bivuge ngo kubera uruhara ruriho ngo amafaranga ari bwange kuva cyangwa kwa ko ndi mubi urumva ngo nage ndanyemera ndayikura mu mufuka reka gusa niyo ngo byanze indaya irakwima cyane ibyo bintu ntuzabe ariko ikintu cy'indaya wenda se cyo tugiye kuvugaho cyane ariko nagira ngo mbabwire ko wenda abantu bareke kwitiranya uburyo babona umuntu inyuma nuko mu mutima ateye kuko hari n'abandi biyambika uruhu rw'intama nese mutabazi yateye inda Samantha hari direde afite tujye tuvugisha ukuri tujye tuvugisha ukuri ariyogoshesha nyine buriya reka tuvugisha ukuri wabera uza ahantu mutabazi asengera naba nkubeshye none se nyine apotere ku izina no gusenga Imana ku mutima cyangwa kwemera no kubaha Imana ku mutima wowe urumva watora iki kubaha Imana ku mutima no gusenga muri roho niyo mpamvu rero mbwira Samantha yihangane we yakomeza agira umutima mwiza ntazakora icyaha kabiri nukora icyaha cyo kuba warasambanye gukora icyaha cyo kugushuka ngo uswapishe ngo kugira ngo abantu bakomeze yamuhitana kuko ubundi bavuga ko inda irengeje amezi 5 inda irengeje amezi 5 iguhitana 80% iraguhitana irengeje amezi angahe ko mfite amakuru ko hari umugabo wabana mu buryo bw'ibanga za Kimironko uwo mugabo babana rero ashonda ariko mutabaza abimenye yahita yihakana inda shaka ko ibyakorewe Platini n'abandi bajya batandukanye se bikorerwa n'abandi bari bose oya simvuze ko umwana atari wa mutabaza atazanga no gutanga indezo uri kubyumva ariko wenda hari igihe wundi agenda agakurakuza hari igihe wundi agenda agakurakuza kavuga ati wenda reka nkuze umwana azakure ameze neza afite ibiro byinshi ariko still inda ifite nyirayo ni cyacana ni Kigali News 50 mu gihe dukurikiraho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi abari muri Kenya abari mu Bugande abari muri Tanzania abari bihugu bigiye bitandukanye by'isi yose abarundi muze bite abari muri Saudi Arabia muri Oman mwese badukurikira cyacana none mu kanya gato wenda bashaka kuzabana kino kiganiro wenda indirimbo ifite views nka 50 cy'amagana gahe mu masaha 2 hari video mbonye yago harimo umukobwa twabonye bwa mbere uzana kukiyemo ko nashatse kuvuga harimo indirimbo yitwa ngo Too Love no kuvuga yago yanyuze no kuri Yago TV show harimo uriya mukobwa nicinji twanishinwa yaba mwita Kanamiyoshi ni umuyapane kazi ni umukobwa ukunda ibintu byo gusapotinga showbiz nyarwanda pe mbonereho no kumushimira ahantu ari mu by'ukuri ntabwo ari wa muntu wabwira ati mfasha dukorana ikiganiro cyangwa se dukora ibi bintu dushimisha ngo akwiyemereho iyo afite umwanya arakwemerera yaba atawufite nabwo akakubwira akaba yaguha undi munsi we wazumva nawe uboneka bigakunda ariko ni wa muntu ushobora none kukwemerera umunsi ngo nzaboneka uwo munsi akaboneka akaba nawe kwibutsa ati umunsi twavuganye wibuka ko ngiye nkwibuka mbona no kumushimira abantu benshi bo hanze Imana bagendera ku isaha cyane so impamvu mbikubajije nkabati ni wowe tumuzi wone nawe wamuzanye kuba Yago yaramwifashije mu ndirimbo ye ni shema kuri wowe ni gihombo kuri wowe cyangwa ni byiza nta gihombo gihari kuko burya iyo uhinze imbuto zakwera ukabona abantu bari kuzigura ari nyinshi jya umenya ko wahisemo urubuto rwiza rubereye abantu ntabwo ngende wa muntu uvuga ngo mfite ngo ishyari ngo umuntu ngo nazanye ngo baramutwaye oya ngiye niba kuba rero Yago yaramwifashishije akamukoresha mu ndirimbo ni ishema kuri nge kuko namuzaniye nyine umuntu ushobotse kuko hari abantu baba badashobotse wanamuzana ukabona we ntashobotse ahubwo akananirana nabo ushaka kumuhuza nawe kuba Yago yarahuje na Kana akemera no kuba bakorana mu ndirimbo
ni ishema rikomeye cyane kubera ko Kana ajya gukora iriya ndirimbo nari mbizi ari Kana yambwiye ko agiye kuyikora ariko Yago we yabimbwiye imbere avuga ati ko umukobwa wawe ko nshaka kumukoresha mu ndirimbo hari ikintu byabitwaye nawe namubwira ati nta kibazo ndetse nashimira Yago cyane kuba narazanye umuntu nawe akamwakira na yombi akavuga ati umuntu nzanye nawe amubereyeho umugisha ubwo ni ishema kuri wowe ni ishema kuri nge pe ariko nanone n'abantu bose ngiye nyinisha muri filime nge burayo nkubonye ahandi nkabona watwitse biranshimisha kubera ko ngewe nyine mba nkuzanye abantu bakubona bakagukunda nyine ubwo mba nahisemo urubuto rwiza rwo kuba abantu bagira gute basarura ubwo inyungu umufiteho nuko wamenye muri nuko yagaragaye muri video cyangwa bamuhuje na Yago bikagenda neza niyo nyungu ufiteho ntabwo iyo ngiyo ari yo nyungu inyungu ni inyungu mufiteho nuko ibintu namuzanyemo byakomeje gukundwa n'abantu kugeza ubwo nabo bamwiyambaje bityo bizama courage yo kuzamura n'abandi bantu mbazane muri showbiz kuko mba nzi ko nimbazana abandi nabo bazabakenera bakabakunda bakabakoresha bityo gahunda niha yo kuzamura impano y'abantu babuze aho bazamurira impano ikomeza kugenda itera imbere icyo kintu nicyo ngiye nishimira pe yego ukeka yuko ari impamvu Yago yamwifashije mu ndirimbo ye nuko yabonye ashoboye cyangwa no kubera ko mu Japan oya ntago ari icyo ngicyo ntabwo aririmbamo kuba nyine se hari ukuririmba hari no kuba video vixen kuba video vixen ni ukuba nyine uri umwactress wo mu ndirimbo nyine ugaragara mu ndirimbo ushobora kwagitinga mu ndirimbo ni ukuvuga rero niba yarabonye uburyo yatinga muri filime yanjye ya Matata High School akabona ukuntu akina muri Mutari yewe twakoranye n'ikiganiro kwa Yago tujya kwa Manibra tujya kuri The Choice tujya kuri Big Town TV aho hose twagiye dukorana na Kana niba rero yaramubonyemo ko ari umuntu nyine yashobora gukoresha ibyo amushakamo akabishobora ni byiza cyane kuri nge kubera ko nazanye umuntu ufite impano okay ibyo twaganiragaho tujye inyungu rero nge mbifitemo ni iyihe nuko ibintu Kana we yifuje kugeraho byo kuba umusitari akabanza kubinyuzaho yego nanjye nkamwemera ati connection mfitanye n'abanyamakuru tuzakora ibishoboka turebe ko nyine bikunda sahi ngi bakamuhamagara agaragare mu ndirimbo ni ishema rikomeye kuba nyine umuntu nazanye namubona ari gutera imbere ni ishema rikomeye cyane ko buriya afite burakana biriya bintu nubwo wenda yari yaratinze kuba yamenyekana bikabamo ko dufatanya kugira ngo ibyo bintu bye babimenye buriya Kana ni n'umurage w'abahanzi yego ko mbaragaragara nk'umwana se ni umwana ariko witeje imbere kandi ufite ibitekerezo byiza binafututse Kana afite studio ikora indirimbo za audio yitwa Record ikora mu Musanza afite restaurant ni umuntu mbega ni umuntu supporting ibintu bya showbiz cyane mbega ndetse tumuhe courage akomereza aho ngaho ndetse n'abahanza managing harimo witwa Yankee harimo witwa Jesse harimo undi ndamwibagiwe ariko ni ibintu nyine mbega ubona ko bizagira ahantu bigeza n'umuziki nyarwanda burya iyo ubonye umuntu w'umunyamahanga avuye hanze akaza akemera gufasha abanyarwanda burya naryo ni ishema ni ishema ku buryo nayo bitagutera ipfunwe kuba wafasha uwo muntu kugira ngo ikintu ashaka kibashe kugerwaho muhura bwa mbere mwahuriye duhura bwa mbere rero Kana twahuye urumva Kana twari duturanye ariko we akaba yarakundaga gukurikirana filime zanjye Mutari series ndetse Matata High School nayo narayitangira ubwo ariko yakundaga Mutari hanyuma umuhanzi umwe mu managing witwa Jesse niyo watangiye kujya areba utuntu twanje uko yamfanaga nawe akatureba yatureba Kana rero akomeza kujya mubaza ati ariko umuntu uri kureba nuwa hehe abati nzamukwera kamure amunyeretse abati nabifite inzozi kuko ubona ndumva twanuzanakorana kuko nanjye ibyo bintu ndabikunda nuko twahuye nuko twatangiye gukorana n'umwana mwiza n'umwana wumva n'umwana ugira gahunda uzwi henshi wamenyekana henshi yajya atandukanye iyo ugarutse inyuma ukareba filime nyarwanda giye wahereye naho ugeze uzifata ute mu iterambere ry'umuvuduko w'iterambere ryawe iterambere rya filime nyarwanda riracyakemangwa ndetse riracyagererwa ku mashyi kubera iki kubera abantu bazikora baba bafitemo ibintu by'amashyari bafitemo ibintu by'amashaza
utamenya mbega ni umuntu utakumva ko mugenzi we yatera imbere, ni umuntu utabwira uti nshyirira community ngo abigukorere. Yewe niye abonye wasohoye video ukamuhamagara abakeka ko ugiye kumubwira ngo nshyirira community, icyo gihe ntabwo akwitaba, ahubwo akwitaba abona nka video yawe wasohoye imaze umunsi kwa bati kuva bashyira community video ikimara minota mike reka mbe mwiyore wasanga ari byo bintu agiye kumbwira, kabone niyo byaba atari byo ugiye kumubwira umushakira n'ikindi kintu ntabwo akwitaba. Ikindi kandi muri sinema nyarwanda harimo utuntu tumeze nk'akazu, ukabona abantu barakorana ku ruhande rwabo uburyo wowe no kubinjiramo ubona ko nyine batana kwishimira bavuga ati uriya ntabwo twamwishimira, ntabwo yakinyize. Okay, urabona ba Nyagiso nk'urugero buranga Nyagiso ni umwana mwiza pe, ni umwana mwiza we na bakiramani n'abana beza, ariko hari akadefu gato bafite ko kutumva ko kuba umuntu wenda yaba akiri kuzamuka bashobora kuvugana ku buryo mushobora kuba wenda mwicaranye wagira ijambo uvuga bakakubaza ngo ubundi wewe wakinnye izihe, waririmbye iyihe, uvuga ngo uri umuhanzi waririmbye iyihe, iyo uri mu gisata cya sinema wakinnye izihe ku buryo tuvuga ugasubiza. So wenda nago tuza kuganira kuri byinshi, wifuza iyihe ntumbero cyangwa aheza hawe hakure mu kazi ukora kajyanye no kuba director wa filimi, no kuba wenda uvuga ati filimi ni yanjye, nkuko buri wese yumvishe ngo motari we hari icyo kumvaho ari byo yumva, niye ntumbero intumbero yanjye rero nukuba sinema nyine yatera imbere, tugatezanya imbere, tugafashanya nta bintu by'amashyari. Urahamagara umukinnyi kubera wenda akazi nabona amaze kugira akumva yaguca amafaranga niyo filime agiye gukinira itazinjiza, uri kumva icyo kintu. Tuvuge wenda reka mfatire nko ku rugero k'umukinnyi wenda tuvuge uri famous muri iyo minsi, kandi buriya hiti ya YouTube bibeshya ko iramba, ntabwo iramba, igihe kiragera ikazima hakaza n'abandi cyane abanga badukoresha ibiganiro, hakaza n'abandi nabo bakazima, hakaza n'abandi bakazima, ariko hari kuvuka abandi. Uyu munsi dushobora kuba dufite Dr Nsabi ari gutwika, yewe azejo bundi avuye Musanze, nubatahi Musanze ntabwo abi Kigali, nta nubwo bapfara kububona, ariko Kiramani atabishaka. Ngo Kiramani ni ni manager, oya, ariko bura Nsabi yarabyigaranzuye ibyo bintu, ariko Kiramani bavuga ati ntuzanyitema ndajya mu gihenge mfite impano yawe, ariko Kiramani watumye Nsamenyekana. Ibyo bintu ntabwo wabibwira Nsabi, genda biza, ariko urabizi, ariko Nsabi ntiyabyemera. Nkuko Kiramani Mitsutsu atavuga ngo urumva Kiramani we wanzamuye. Rero Mitsutsu ntabwo ibyo bintu yabivuga, kuko Mitsutsu yatangiriye kwa ba Muzoza, yari na motari, yari n'umumotari, rega n'ubu yanamotara. None se tuvuge ko yageze ku rwego rushimisha, atwara na moto, none se tuvuge ko atwara na moto yindi yamamaza, n'ubu arayitwara. Urukumva nta tubeshye ngo afite ngo, ariko ntabwo yamotara, kuko ni muvuga ati gutwara moto ntabwo bivuze kumotara. Moto ntabwo yamotara, birashoboka ubuzima bwatakaza, ubuzima burahinduka kuko n'ubu ngubu nturebe ku gahita ufite kuri YouTube ngo utangire kwikanga wikange ngo urarenze. Ejo bundi YouTube ni kwa recommendation uzashya, ujye ushyiraho video ufite nk'aba followers cyangwa aba subscribers 100,000 urebwe n'ibihumbi 2 ku munsi. Nese ibyo 98 biba byagiye, icyagihe YouTube nyine bikwitayo muri iyo minsi gwa recommendation wenda deka turenzeho ko ubu nakora ibintu byiza, ariko hari n'igihe kigera ibyo bintu byiza ukora nabyo YouTube ntibire. YouTube igira igihe cyabyo, wenda n'inama nagira abantu bakoresha YouTube, wikwirata YouTube ngo wumve ngo none uri gutwika ngo bizahoraho. Oya, byagakwiye kuba wenda n'urugero, abo byagakwiye kuba wenda none ndi gutwika, reka mfasha abandi bantu batari gutwika dutwikana igihe bazaba bazamutse, nanjye bazamfata ukuboko mugenzi aba nasaye mwisaje. Bigeze barutwitse ingenda bireba bikambabaza. Yego pe, hari abantu tuba tureba nyine muri showbiz bo batapfa gushya, ariko hari n'abandi bantu baza bagatwika by'amajangara nk'uko uz'amajangara gurumana ejo bagashya. Rero niyo mpamvu wenda rungano rwanjye turi gufatanya gukora ibintu bya YouTube, ntabwo nakugira inama yo kwirya ngo umuntu aguhamagare ngo ngwino dukorane ikiganiro uri nk'umunyamakuru umwiryeho ngo ngenda twika ngo banza ngo negere kebo.
uribuka amaguru wagendaga ujya gushaka aho habaye casting ngo nibura bagukinisha uribuka se ufunguye agacano abantu baragufashije urarebwe utangiye kwirya uribuka se amafaranga watangaga ngo bagushyire muri filime bakayakurya noneho kera hari ukuntu watangaga amafaranga ngo bagushyire muri filime yego n'ubu ntago navuga ngo byaracitse ugatanga amafaranga bakagushyira muri filime mu kugushyira muri filime ugatambukamo uri gupepera abantu wambaye n'agapfukamunwa ngo wariye hit uri kumva icyo kintu ariko none Imana iragufashije wenda hari akazi nugize abantu bake barakumenye utangiye kugenda wihishe ngo bose barakuzi ibyo bintu wari wabibona ukabona umuntu yigize umusitari agenda yambaye ingofero n'agapfukamunwa ngo abantu ngo batambona kandi nta muntu ukuzi no muri ako gacurimo urabyibuka muri kiragiye agapfukamunwa gasobanuye ko umuntu atamenye ngo ntago yamenye undi akashyiraho n'ingofero tuvugishe ukuri reka tujye tureka ko ntago niyemeye turazanye nawe ugeragije cyose natwikiye sibyo abantu bose bazigiye nahereye nkora cyane hari abasitari bagera muri 200 inaha mu Rwanda tutakompeta nabo cyane tugiye mu muhanda batazi n'uburyo ibintu bikorwa baza babahubagurika bapfa kwibyinjira baza bihwaba bavuga ngo nzareba ngo umwana ngo bizi ngo ajya ncungira ngo YouTube yindebere warangiza nawe warangiza ugahita ukoresha agapira ukandikaho ngo ayiye mu YouTube uri kumva ngo ayiye mu YouTube batangiza abona umuntu yambaye akantu ngo ayiye mu YouTube ukabona umuntu yakoresha agapira ngo kanditseho ngo izina rya channel cyo gusaba bitatu barikisha bibiri kwamamaza ni byiza sibyo ariko nyine wikwirya batavuze ngo batabatire sako maze imyaka 12 mu itangazamakuru urumva ko gacano kakamana cyo bone ngo nuko yatwitse YouTube gukubita recommendation akavideo kaye kagatwika wari utuvuze ufite tukagukanga ukatangira kwirya ku bantu ngiro ntago ari ukomeze bro nzaguhenera ubibone uri kumva mu gihe we ukiri kwirata ibintu bya YouTube ukumva ko ngo ibyo bintu ngo bya YouTube ari byo bintu ngo wimirije imbere ukirya ku bantu umuntu yagusuza ntumwikirize ngo ubwo ngo ni umufana umuntu wese ukurebye niba unambaye nabi yakureba ukareba hasi ngo ubwo ni umufana ngo sinshaka guhuza amaso ndagira ngo nkubwire ko burya n'umufana nagusuhuza uzanamwegera ahubwo usubire n'inyuma umusuza umwatese amakuru ateze ko ibintu byanjye urabireba barabyemera se bazabibona unyumve cyangwa ubyihorere ariko igihe kizakubwira bro igihe kizakubwira ngiye nkubwire ibyo bintu wigira umuntu yaza mu gakundi kawe ngo wakinnye izihe bro igihe kizakubwira abantu noneho ikindi kitangaje hano turi mu Rwanda abanyarwanda urabazanira content bakayikunda pe ariko ni n'iminsi mike bakaguharurukwa ibyo bintu byawuzanye bakabifata nk'imyanda bro uri kubyumva bya bintu wiratanaga ugenda wambaye agapfukamunwa aho gukakambara wisha ngo batakubona ukuntu wasebye batsara ngo cyakindi cyacana turashoje tuje ku musozi kiganiro kuki filimi zawe ziganisha ku busambanyi nago ziganisha ku busambanyi nawe ubwo ngufishize mu gatebo ka baba bareba video nibayirangize ngewe filimi zera ziranga zirangize kuko nza agaciro n'inyungu kuri video mu kayirangize video yanjye yari yo yose ibifite punchline y'inama ntanga ku banyarwanda cyangwa se ku bandi bantu babashije kumva urwo rurimi tuvuge ngiye nkoze video ya motari atwaye umukobwa amunyujije mu gihuru amukubisemo umutego amukubisemo rugondi ihene moto yisize ayiparitse ku muhanda icyo kintu uri kucyumva aragarutse moto abarayijyanye aho hantu nta nama irimo vugisha ukuri ahubwo abantu bo barareba babona koko ndi kumujyana mu gihuru ngo si bya bindi se ngo ubwo nyine ngo agiye kumusambanya ntamenye inama irimo wowe banza urebe video uyirangize wanarize uvuga ati si iyi video bisobanuye iki byonyine nago gutanga message kuri video ari ukujyaho ngo uhite ufata bibiri usome ngo haranditswe ngo gusambana n'icyaha ngo ugibira ibyo bintu ngo hari uburyo utangamo message abantu bakumvira mu marenga uri kubyumva abazi mbega video zanjye abantu bazimenya n'abantu bazi ubwenge bamenye icyo bizishatse kwigisha nta muswe umenya kwa Oscaridi iyo utazi ubwenge ntushobora kumenya message iri muri video yanjye cyangwa utazi ubwenge nagamye kwa Oscaridi barovye ngo utazi ubwenge ngo abo wanyuma ariko nta muswe umenya kwa Oscaridi injiji ntabwo ari iziza ahubwo injiji ni izabeshye ngo zarize zaraherekeje abandi kuko kwiga ni ikize nuko umenya rero ntabwo wamenya ubujiji ahubwo umenya ubwenge umenya ubumenyi bugasimbura bwa bujiji wari ufite kandi namenyirira ku muziro intamenyirira ku muziro kadusoza
twasoje gusa bababwira bagusanga kuri YouTube channel yawe. YouTube channel yanjye rero yitwa Cacana TV. Njya mbibabwira nkabona ntimwansanzeho. Nk'ubu ngubu ntushobora kugenda ngo wandike muri comment ngo nakwabonye kuri kwa Isiaka kuri Kigali News de saa 5 ngo niho mvuye ngo none ngo ngeze hano koko ndakubonye. Ntushobora kwandika murabanebwe ntimwandika ntimugira mute ahubwo aho kugira ngo bandike amasegonda 10 yonyine banane. Aho kugira ngo mushobore kwandika comment mubona umuvuga ukuntu video yanjye mwayibonye ahubwo murandika mujya kuri X video mwihishe. Uko byumva ibyo bintu abantu buraya bwabuzuye muki mu mutwe. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Reka mbashimire mwese mubikukiye kuri Kigali News 50 nitwa Isiaka Marage udakina n'abana ukina n'abanyina. Ibiganiro ni byinshi duhoza tubazanira twije tunegekeka iyo twigirishije abadukurikirana mwese muri abagaciro nkuko muvandimwe yabivuze ati ufashe umwanya wese ukatureba bikarangira ikiganiro naketiza imbere nawe kwiteza imbere kuko tutakoze nago mwareba show cyangwa vibe zacu Imana ibarinde. Murakoze cyane. Mukore subscribe kuri Cacana TV mubishaka ariko mutanabishaka nibibareba kuko nose nzabiguteramo ku ngufu uzabyiho.